Imana rivuga ngo utwereshe ijambo ryawe. Imana irashaka kweresha abantu ijambo ry'Imana, kandi iki ni igice nahishuriwe kibanga. Iki ni igice cy'umwihariko nahishuriwe Imana igiye kwezesha abantu bashobora kubyumva. Nushaka rero ugisome kandi ugisobanukirwe. Hanyuma rero icyo uzasobanukirwa, nabwiye ngo umuntu uzasoma iri jambo ry'Imana agasobanukirwa ibintu yumva biteye ubwoba kandi bitusha ku mubiri we cyangwa ku buzima bwe, azafata umunsi amasengesho y'umunsi umwe asenge. Ayo masengesho azaba ari ayo kwezwa no kwiyunga n'Imana no gusaba Imana ko yagusubiza ku rufatiro ruzima. Ndasubiramo, ayo masengesho azaba ari ayo kwezwa no kwiyunga n'Imana no gusaba Imana ko yagusubiza ku rufatiro ruzima. Buri kuri ubu bwoko, ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, hagoswe n'ingabo, hagoswe n'ingabo, i Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Kandi ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Kurimbuka, aha, kubibwirwa mu migani ntabwo bagomba kubyumva nyine. Mwuka wera yambwiye ngo mbanze mbaririmbire. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu cyicaro cyiza cyo mu ijuru, aho yateguriye abamwizera. Reka ngusuze kandi nguhe ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Nizere ko umeze neza. Niba utameze neza, ngusabiye Yesu Kristo aguhe kumera neza. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, ndagarutse kugira ngo mbabwire message ikomeye muri iki gihe. Nimba simbizi niba biri guterwa n'ibihe mfitanye na Kristo hari cyane, niba ari igihe nyine kidasanzwe kiri urgence ku buryo Uwiteka ari kuntuma cyane, ariko icyo nzi cyo nuko ndi guhabwa message kandi zikomeye, zikakaye, zifite imbaraga. Rero nagira ngo nubundi nta kindi kinzanye nje kubabwira message ikubiye mu ijambo ry'Imana, ariko nanone ni ijambo ry'Imana ntari buze kubasomera, ahubwo nabwiwe ko ndibaha ubwanyu mukaryisomera. Gusa nabwiye ngo mbabwire yuko hatangiye ikindi gihembwe gishya cyo mu buryo budasanzwe, ubwo ko Mwuka w'Imana atangiye kweza umugeni, kweza abageni ba Kristo. Abageni ba Kristo bagiye kwezwa mu buryo bushyashya. Niyo mpamvu mugiye gutangira kubonesha amaso yanyu ibyo mutabonaga, mukumvisha amatwi yanyu ibyo mutumvaga. Mugiye kubona ibintu bikomeye kandi mugiye kumva ibintu bikomeye, ariko ntimucike intege kandi ntimwihebe kandi ntimuhagarike umutima, ahubwo mwegere Imana, nayo izabegera, kandi murwanye Satani, nayo izabahunga. Habaho ibihe bigeraho bigahinduka. Uri kubona hari igihe nko ku murenge bajya basezeranya umugeni umwe, buriya bamusezeranya bateguye, hari imyiteguro igomba kuba, ariko noneho haba hariho ikindi gihe basezeranya abageni benshi, batanze promosiyo ku bantu bose babanye badasezeranye, bakababwira bati uko bisa kose mwese mu midugudu itandukanye mwandika abantu batasezeranye baze tubasezeranye ni kuri promosiyo. Hanyuma rero barasezerana kuri promosiyo, hakaba imyiteguro myinshi itandukanye, bagatumira n'itangazamakuru, bagatumira n'inzego zindi za leta zirenze urwego rw'umurenge, kugira ngo nyine icyo gikorwa kibashe kugenda neza. Rero nta gihe na kimwe Imana iteza umugeni, ariko iyo bavuze ngo ni igihembwe gishya, murabizi ko iyo promosiyo idahoraho iteka ryose. Akaba ari nayo mpamvu nyine muzabona wenda harimo ibitandukanye muzabona, cyangwa se ibyo muzumva muri iyo myiteguro yo kwitegura iyo promosiyo.
ni muri urwo rwego nashaka kukubwira ko rero ninkubwira ngo hari uburyo bushya utaza kugira ngo ubundi Imana ntabwo isanzwe itegura umugeni wayo, iramutegura ariko noneho hajeho umwanya w'umwihariko, hajeho igihe cy'umwihariko kubera ko ntigeze mpabwa kwerura ubu butumwa, ahubwo nahawe kubibabwirira mu migani kugira ngo ababyumva babyumve, abatabyumva barorere. Reka rero nyine nkomeze mvuge, kandi ubwo umwami Yesu yumvishe abo yashakaga ko bumva, nuko nyine kuko n'ubundi abwirwa benshi bakumva beneyo. Mana ndagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ibi bintu birakomeye kandi ubihe ku abantu bagomba kubyumva babyumve, abatarabo kubyumva nyine ntibabyumve, ariko umwuka wera wanyobore kugira ngo navuge ibyanjye ahubwo mvuge ibyawe, kandi ndakwinginze kugira ngo uyobore ibitekerezo byanjye kugira ngo hatagira icyo wambwiye nibagirwa, ahubwo ibintu byose bigende neza kuri gahunda mu izina rya Yesu, amen. Abahawe kubibwirwa mu migani ntabwo bagomba kubyumva nyine. Mwuka wera yambwiye ngo mbanze mbaririmbire. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu cyicaro cyiza cyo mu ijuru, aho yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo turi kuvuga ibi rero tuba turi kubwira abageni ba Kristo Yesu, abantu bose bafitanye gahunda na Yesu kugira ngo biyeze, biboneze, bitunganye, kuko umwami wabakunze ari hafi, ageze ku muryango. Muri byuzuye umwuka aravuze ngo umwami ageze ku irembo, ngo wabambwe ku musaraba, ngo aje gutoranya be, ngo abahe kubaho kwiteka. Umwami Yesu araje kugira ngo atoranya be, abahe kubaho kwiteka. Imana ishimwe cyane, kandi nagira ngo mbabwire ko nene walabili stawidinisha monga lawi ni mahuwa zevostrase totrobini fonema okesidrose. Nagira ngo mbabwire ko iyo umuhinzi agiye gusarura amasaka, atema ayeze n'ateze. Hari ukuntu umuhinzi asarura cyane cyane nka gutyo umuntu aba ari gusarura, wenda agiye guhita yongera guhingamo imyaka cyangwa se n'isambu yayigurishije, asarura ibyeze n'ibiteze. Ibyeze n'ibiteze byose biragendana. Ubwo rero ibiteze nyine biba bibuze umurimo wabyo cyangwa umumaro wabyo, ariko ibyeze biratunganywa bigahunikwa mu bigega bikagira umumaro nk'uwo byagenewe. Nuko nguko rero biba bimeze iyo turi kubwira ngo abageni ba Yesu bitegure, nuko uriya mwami wanyu we wundi aba agiye kubatwara ariko atabateguje, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kindi kizana Satani usibye kwiba, kwica no kurimbura. Nta mujura uza kwiba yateguje. Rero niyo mpamvu mwebwe mudateguzwa, ariko si ukuvuga ko mwebwe muba muzahaguma. Reka, ariko nyine uwo mukorera ni umujura, we arabiba pafu mukaba muragiye. Uwacu rero araduteguza, niyo mpamvu twiganirira ibyacu bikagucanga, ngo abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi, ariko ntabwo turi abasazi ahubwo turi abasizi. Haleluya! Ntabwo turi abasazi, tuzi ibyo tuvuga, turatekereza neza, dufite icyerekezo cy'ibyo turimo. Imana ishimwe cyane ko yumva amasengesho. Hanyuma rero nahawe ijambo ry'Imana ntategetswe kubasomera. Ni ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Ngiri ni ijambo umuntu agombye kwisomera ubwe ku giti cye. Reka mbanze mbivuge neza. Iri jambo nahawe ni ijambo umuntu wese agomba kwisomera ubwe ku giti cye, ari wenyine. Ntushinzwe kubaza umuntu ngo risobanura gute, kuko umwuka w'Imana yambwiye ngo buri muntu wese, Imana irahari, umwuka wera arahari, kugira ngo arisobanurire umuntu wese bigendanye n'uko Imana ishaka kuvuganira nawe muri iri jambo. Kuko iri jambo ririmo ibintu byinshi. Ugiye kubabwira icyo gice n'uwo murongo.
ririmo ibintu byinshi Imana ishobora kuvuganiramo n'abantu mu buryo butandukanye, kandi ikakubwira ibyo ishaka kukubwira bitandukanye njyewe n'ibyo yambwira. Gusa nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo utwereshe ijambo ryawe, Imana irashaka kweresha abantu ijambo ry'Imana, kandi iki ni igice nahishuriwe cy'ibanga. Iki ni igice cy'umwihariko nahishuriwe Imana igiye kwezesha abantu bashobora kubyumva. Nushaka rero ugisome kandi ugisobanukirwe. Hanyuma rero icyo uzasobanukirwa, ntabwo ngo umuntu uzasoma iri jambo ry'Imana agasobanukirwa ibintu yumva biteye ubwoba kandi bitusha ku mubiri we cyangwa ku buzima bwe, azafata umunsi amasengesho y'umunsi umwe asenge. Ayo masengesho azaba ari ayo kwezwa no kwiyunga n'Imana no gusaba Imana ko yagusubiza ku rufatiro ruzima. Ndasubiramo, ayo masengesho azaba ari ayo kwezwa no kwiyunga n'Imana no gusaba Imana ko yagusubiza ku rufatiro ruzima. Ibyo nizere ko murimo mubyumva neza, atari ibintu ndi kuvuga nihuta cyane. Iki kiganiro sinshaka ko gitinda, ubutumwa nyine sinshaka ko ntinda mbutanga, ariko ibyo bisobanuke neza. Ni hehe rero? Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ibice byawo 21, umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 38. Mbasogongezeho se? Ikibazo mwahita munsaba ngo mbasobanurire kandi ntabwo byemewe. Umva ukuntu havuga mu itangiriro, uze kuza gukomerezaho. Aravuze ngo kurimbuka kwa Yerusalemu, niko umutwe w'amagambo uvuga. Kurimbuka kwa Yerusalemu. Aravuga ngo ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari musozi ntibazayigemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Kandi ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Kurimbuka. Aha. Ngwino winjire, ngwino winjire, ejo utazagenda utambaye, kandi mwambaro wo kurimbana wakubikiwe mu rwambariro rw'abera, gusenga biratwambika, kuririmba no gusurana nibyo biduha amavuta, bikora ubikunze cyane kuko uko ariko kwambara, kiranuka muri byose maze wambara imirimo, tazakorwa n'ikimwaro nkawe utigeze kumenya ko hari urwambariro rw'abera. Bamwe bahawe kubibwirirwa mu migani, kugira ngo kubireba babireba ariko be kubibona, be kubyitegereza no kumva babyumva ariko be kubimenya. Ariko mwebweho ntimuri abana b'umwijima ngo muzatungurwe. Abari maso barabireba, nukuri barabireba. Abari maso barabireba, nukuri barabireba. Abafunguye amatwi barabyumva, nukuri barabyumva. N'abashaka gukabakaba babikoraho bakabyumva, nukuri birumvikana. Ariko hari abavuniye amatwi m'ibiti, hari n'abahumirije amaso ngo batabona, hari n'abagiye mu mashuka bariyorosa. Mbega gutungurwa, mbega gutungurwa. Mwami Yesu yishimire abantu bose bera, abantu bose bari gukora ibishoboka byose
mu myiteguro ya nyuma haba hakwiriye gufatwa ikayi wanditsemo ibishyingiranwa ugomba kugendana, hanyuma ukagenda ukosora ibyo wabonye, ibyo utabonye ukabishyira ku ruhande kugira ngo wihutire kubishaka, kandi wihutire kubishaka mu buryo bwose bushoboka. Tugeze mu mwanya wo kureba ibyakozwe n'ibyasigaye. Ese mu byo wari ushinzwe gukora wakoze bingahe? wibuke ko n'ubundi wari uriho mu minsi y'inyongeza. Dore uko byari biri mu minsi ya Nowa, no muri yo niko bizamera. Bararyaga, baranywaga, bararongoranaga, umwuzure bagezeho ntibabimenya. Batangira babigira ibikino, bati muzehe Nowa reka gukabya, iyi mvura irahita witubeshya ngo uri mu rugendo, iyi mvura irahita. Ariko imvura irushaho kugwa, ijuru rimera nk'iritobotse, isi nayo itangira kuzikura amazuku, sozi iruzura babona bibaye seriye. Barakomanga bati dukingurire, Nowa ati mumbabarire sinjye wakinze. Mwihangane, zino ndirimbo n'ahantu ziba zanditse n'iz'Umwuka Wera bari kuzana hano nyine. Ubu ibyo mba mvuze sinabisubiramo, ariko uko byari biri muri iyo minsi ya Nowa no muri iyi ngiyi ngo niko bizaba bimeze. Imana ibaha umugisha. Hari abantu bategereje ngo bazabona hari ibintu byahindutse, ngo Yeriko yiyashije imitutu. Oya, aho Imana yasa ihera irahazi, aho Imana ihera Yeriko Imana niyo ihazi. Reka mbabwire, Umwuka w'Imana ntazahora aruhanya nawe mwana w'umuntu. Ikimbabaza ni ukuntu mwese mwari mukunze ubugingo. Ikibazo ni ukuntu wakundaga ubugingo ukaba ugiye kububuzwa n'ibyo wirirwamo, n'ibyo wagiyemo, n'ibyo uvuga, n'ibyo ukora, n'uburangare, n'ubusinzi, n'ubusambanyi, n'ubugome, no gupinga, no kwikunda, no gukunda iby'isi kuruta uko ukunda Kristo. Ikimbabaje ni uko ugiye gusigazwa n'akamanyu k'umutsima. Akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi, ejo kakakuniga. Nubwo ubona uguwe neza, ejo bizahinduka, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza. Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Bifurije kutazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Umwuka w'Imana ntazahora aruhanya nawe mwana w'umuntu, ntazahora aruhanya. Wabwiwe kenshi ngo wihane ibyaha ukizwe, ariko urangura inangiye mwana w'umuntu. Ariko nutihana Imana yo izaguhana, kuko ari by'igihe gito maze bikarangira. Turakugira inama ngo wihane ibyaha igihe kikiriho. Turakugira inama ngo wihane ibyaha igihe kikiriho. Iyo ndirimbo yo ndayizi, ni indirimbo isanzwe iriho, zari mu ndirimbo za kera zari zifite amavuta, hatari haza za zindi z'ubu ngubu zo kubakirigita. Aha, hanyuma nagira ngo mbwire abageni ba Kristo bafitanye gahunda na Kristo ko murushaho kwirimbisha. Gerageza kumva, ntabwo nje kubwira abatari baba abageni gusa kuko abo bo n'igihe cyarabacitse. Ahubwo niba uzi ko uri umugeni wa Kristo, genda uvivura, urebe ibyo wari ukwiriye gukora, ibyo wari ukwiriye kugura, ibyo watumwe, ibyo wasabwaga, urebe aho bigeze, ibitari byagera aho bigera. Ndakwinginze rwose, koresha imbaraga zawe zose za nyuma ubashe kwitegura, kuko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Icyakora nawe utari wakaba umugeni wa Yesu, nagira ngo mbabwire ngo hari umugeni wa Yesu Kristo warambagije abantu bose batuye isi, abakwa inkwano nziza y'amaraso ye kugira ngo umwizera atarimbuka. Nawe wamwizera uyu munsi kandi ukiga kacapu mu buryo bukomeye cyane, ukagira imyiteguro vuba vuba. Yesu nawe ntabwo azagusiga yuzuye ibambe n'imbabazi. Banyarwanda, banyarwandakazi, nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese utunze afate nk'udatunze, umukene yifate nk'umukire, ufite yifate nk'utagize icyo afite, ufite akazi yifate nk'umushomeri, kandi n'umushomeri yifate nk'ufite akazi. Hanyuma rero, kubera ko ntabwo ari gutyo bizahora, buri ibihe byose bijya bishoboka. Umuntu umwe
yararirimbye ngo ibintu byose birashoboka kuko nta kinanira Imana. Aravuga ngo ibyo ubona birenze ubwenge bwawe imbere yayo ni nk'ubufindo. Icyatumye Nebukadinezari asohoka akava ibwami akagenda akajya mu ishyamba akarisha imyaka 7 ibwami batazi ko umwami atahaba, nawe aho ngaho icyo cyubahiro urata yakigukuramo ikakujyana mu ishyamba ukazagaruka warubuye amaso waramenye kubaha Imana. Ibyo si byo nkwifurije. Icyo nkwifurije ni uko wakubahira Imana naho ngaho uri bitari byahinduka. Kandi Imana ntabwo ifite kudiringa nawe cyane, kuko mwana w'umuntu yagushyize inzira ebyiri imbere kugira ngo wihitiremo, hari iy'ubupfu hari n'iy'ubugingo kugira ngo wihitiremo. Ijwi ry'urangurura mu butayu riravuze ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, nimugorore inzira ze, kuko ibikombe byose bizuzuzwa. Kandi bene data, reka mbabwire, iyo nzira izaba iya ba bandi umugenzi niyo yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba, kuko ntabwo bisaba kuba warize cyangwa utunze byinshi. Hari abantu tuvuga ubutumwa bakadukangisha ibyo batunze. Nakubwiye ngo utunze yifate nk'udatunze. Kuba ufite ama etaje ntacyo bizakumarira, nta n'ikintu bizagufasha habe na gitoya, habe na gito. Niyo mpamvu Imana yacu itarobanura ku butoni cyangwa se ngo igendere ku bushobozi. Nagira ngo nkubwire ngo mu isi baguha icyubahiro, ariko mu ijuru ntibashobora gutsindishiriza uwatsinzwe. Mu ijuru rero nagira ngo nkubwire ngo uwo guha agaciro niwe bagaha. Ntabwo rero ibyo kuvuga ngo urabona ngo natunze, urabona ngo ngiye ngo ndi meya, urabona ngo ngiye ngo ndakaze ngo ndi generali. Ibyo se mu ijuru barabivuga. Ibyo by'ubugenero bigumane. Mu ijuru icyo bakeneye ni umutima uciye bugufi uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Rero nahawe iri jambo kuribabwira kugira ngo murisome kandi Mwuka Wera abasobanurire byinshi. Reka ndekera aha ngaha. Imana ibane namwe, Imana ibane namwe, Imana ibane namwe, Imana ibane namwe. Amen.